Ngusuhuze cyane nkwifuriza kugira ibihe byiza nguhe ikaze muri video yo muri aka kanya. Reka nkubwire ngo nari bimaze igihe kinini ariko ndagarutse. Noneho nkaba nje gusubiza iki kibazo. Hari igihe umusore abaza umukobwa ati ese uri isugi? Ahangaha rero ndi kwibaza ngo ese igisubizo uyu musore ahabwa iyo abajije umukobwa ngo uri isugi ni igisubizo cyo kwizerwa? Ese ni cyo kwizerwa kubera iki cyangwa se cyo kwizerwa kubera iki? Ese ubundi ni ikibazo cyo kubaza? Ahangaha ubundi ni naho hari ipfundo rikomeye, ni ikibazo cyo kubaza. Nkigarutseho kubera yuko nakiriye ubutumwa bw'uyu musore wabazaga ngo reka mbusome, ngo nakoze imibonano n'umukobwa bwa mbere hanyuma nsanga azana mu mazi menshi cyane, kandi yaramaze iminsi yaranyimye burundu kubera yuko yambwiraga ngo ni isugi. Noneho tubikoze ntungurwa no kubona afite amazi pe. Hanyuma rero aribaza ati ese koko uyu mukobwa namwizera? Umuntu wazanye amazi ngana gutya ese ubwo yari isugi koko? Ubuse namwizera? Ahangaha rero niho ikibazo nyirizina cyaturutse. Hanyuma ndavuga ati reka mbigarukeho. Ese iyo ubajije umukobwa ngo uri isugi hanyuma akagusubiza ati ndi isugi cyangwa si ndi isugi, ariko cyane cyane reka dufate iyo yagusubije ko ari isugi, ese igisubizo guhaye kiba ari cyo kwizerwa? Ntabwo byoroshye. Kuzana amazi rero no kubisugi, reka nkubwire ngo my friend, ubundi ni ibintu bibiri bitandukanye. Biratandukanye cyane kubera ko hari ibintu byinshi ushobora kuziza uwo mukundana kubera ko wibajije ngo kuki bigenze gutya, kandi ukibagirwa yuko nubwo bwose hari igihe usanga ariko bikunda kugenda ku bantu benshi, ariko ntabwo ugomba kwibagiza ko buri gihe hari igihe haza ama exception. Mu gifaransa bakunda kuvuga ngo aucune règle sans exception, no kuvuga ngo hari igihe habaho ama exception. Mu gihe abantu benshi baba bafite ibibazo bijyanye n'ayo mazi aboneka mu gihe cy'imibonano, bamwe bakavuga bati twarayabuze, harabuze asanga bafite menshi cyane ku buryo umuntu babonana avuga ati yagabanyuka gute? Urabyibaza mu gihe wowe urimo kurira ngo wayabuze, undi ari kwibaza ngo yagabanyuka gute. Mu gihe rero hari n'abandi bayazana percentage nini cyangwa se ijanisha rinini, ni abagore babasha kuyazana iyo bamaze igihe kinini mu rushako, bamaze kumaramo imyaka myinshi, bamaze kumenyera. Hari abandi bo rwose bishobora kugutungura ugasanga uyu mukobwa yari isugi ariko bihise bibaho. Ni ibintu bitangaje bitanakunda kubaho. Reka mvuge ngo hari n'igihe wakoresha imvugo ngo ntibishoboka, ariko bishobora gushoboka kubera yuko nta kintu kitabaho kibaho. Reka mbivuge muri iyo sanse, nta kintu kitabaho kibaho, ikintu cyose cyabaho, ikintu cyose cyabaho. None se tuvuge niba uyu mukobwa ari wa muntu uvuga ati jewe niyo nanezerewe cyangwa se mbona umuntu bishobora no kubagira gutya bikaba byakwizana, nkabona umwenda w'imbere watose wenda gupfa, uzavuga se ngo ibyo bintu ntibibaho? Uzavuga se ngo kuki ngo aba yabizanye gutyo? Ntabwo uzabivuga kubera yuko nta kintu kitabaho kibaho, ibintu byose bishobora kubaho. Ni ibintu rero bitandukanye. Gusa nanone ahangaha icyo nashaka gutsindagiriza ni kimwe. Ubundi kubaza umukobwa ngo uri isugi, akenshi ugira ngo wumve ko ari umukobwa w'umutima, ugira ngo wumve ko ari wowe ugiye kumufunukura bwa mbere. Reka mbivuge muri iyo sense, ugira ngo wumve ko ari wowe ugezeyo bwa mbere, kandi akenshi ukanabivuga nta nubwo ufitanye na gahunda yo kuzarushingana nawe. Ugasanga urimo urabimubaza gusa ngo ube ubikoranye nawe bwa mbere, kandi ugasanga ntunateganya no kuzamugumana. Nkibaza kuki waba ushaka gukorana imibonano n'umukobwa bwa mbere kandi n'ubundi udateganya kuzarushingana nawe? Uba wumva noneho uwo bazabikorana bwa kabiri azamusubiza iki? Hanyuma ikindi ni uko akenshi kuba isugi no gushinga urugo ni ibintu bibiri bitandukanye. Donc kuba mutima w'urugo urukwiriye urubereye no kuba waratangiye kuba mutima w'urugo uri isugi ni ibintu bibiri bitandukanye. Unyitondere, ntabwo nshaka kuvuga yuko umukobwa adakwiye kurinda ubusugi bwe. Kurinda ubusugi harimo ibyiza byinshi, harimo kutagira ikibazo cyo kuvuga ngo wanduye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo kuba utazasubiza ibyo bibazo bikugoye umuhungu natangiye kukubaza ngo uri isugi, harimo nawe kuzagenda ufite izo confidence uvuga uti nta kibazo mfite, ntago nigeze ncyaracyara, harimo kutazigera uhura no gutwara inda utabiteganyije, harimo ibyiza byinshi. Ariko ntabwo twakwirengagiza ko abakobwa benshi bibananira. Donc percentage nini uretse na babandi barushinga bagakora ubukwe banatwite, ariko hari n'abandi benshi babukora badatwite ariko bararangije gukora imibonano mpuzabitsina. Uyu munsi abakobwa babasha kurinda ubusugi kugera ku ndunduro ni bake. Ariko nubwo ari bake, icyo nshaka gutsindagira n'icyo ngicyo cyo kuvuga ngo musore iki gihe turimo nawe urabibona ibintu byarakaze, nta nubwo ubusugi ari bwo buzubaka urugo.
wa mugore uzamenya guhihibikanira urugo, wa mugore uzamenya kubaha umugabo, wa mugore uzamenya utuntu twinshi turanga umugore nyamugore. Ntabwo tuva ku kuba yari isugi, ntabwo tuva ku busugi. Harimo abavuga ngo iyo atari isugi abazaguca inyuma. Reka nkubwire sheri, ntabwo ari byo, kubera yuko hari n'igihe aguca inyuma kubera ko mwarushinganya ari isugi, ahubwo akajya avuga ati burya ahandi ho bimera gute, cyangwa se ugasanga kumushuka biroroshye, no kuba abandi bagabo bamugusha muri iyo mitego bikaba byakoroha kurusha wa wundi wigeze kubinyuramo. Ibyo ngibyo rero ntabwo ushobora gushyiraho akadomo ngo uvuge ngo kubera ko namushatse ari isugi ngo ubwo urugo ruzaba rwiza cyane, ngo ibintu byose bizagenda neza. Kuba urugo rwaba rwiza bigendera ku bindi bintu byinshi cyane birenze ubusugi. Nicyo ngicyo rero nashaka kuvuga, ntabwo ariko uzabirebera. Hanyuma ariko icya kabiri ni kimwe, ni uko umukobwa, kubera ko iki kibazo ari ikibazo kiri intime, uba udakwiriye no kumubaza, ntabwo ari ikibazo ukwiye kubaza ubundi. Iyo ukibajije menya ko igisubizo uri buhabwe gishobora kuba cyo cyangwa ntikibe cyo. Birashoboka ko ashobora kukureba akakubara akavuga ati uyu musore nindamuka mubwiye ko atari isugi, nkurikije uko twaganiriye, nkurikije imyumvire ye, arahita akira ku kagari. Icyo gihe rero uyu mukobwa agahitamo kukubeshya kugira ngo atagutakaza. Hari n'ubundi uzavuga ati reka mpfe kubimubwira ko ntari isugi, wenda araza kunyihanganira, cyangwa ndagerageza kumusaba imbabazi mubwire ntihangane, nyine nuko byagenze. Ariko hakaba n'undi uvuga ati ntabwo akeneye ko kumenya niba ndi isugi cyangwa ntari isugi, akaba yakwanga kugusubiza cyangwa se akanagusubiza, ariko akaguha igisubizo akeneye ko wumva akurikije uko umeze. Rero iyo birangiye ukavuga ngo yaransubije ngo ni isugi, ngo turangije tubikoze ngo hatangira kuba ibimenyetso bitandukanye ngo binyereka ko ashobora kuba atari isugi, reka nkubwire ngo ibi bimenyetso byo rwose bishobora kukubeshya pe, bishobora kukubeshya kuko nkuko nari ndimo kubivuga, nta kintu kidashoboka kibaho. Ibyo urimo uvuga ngo ntibishoboka ku mukobwa w'isugi bishobora gushoboka kuko bibaho cyane, nta kintu kidashoboka kibaho. Nicyo ngicyo rero nagira ngo abasore muzirikane kuri uyu munsi, nkuko abakobwa batakirirwa bababaza ngo ese ngo uri imanzi, ngo ese nturaryamana n'umukobwa na rimwe. Yego icyo kiganiro gishobora kuza, ariko kiza gake gashoboka. Ubundi abakobwa bo barabyakiriye, ntibirirwa babitekerezaho cyane kuvuga ngo umusore yari imanzi cyangwa se ntabwo ari imanzi. Namwe rero igihe kirageze cyuko mubyakira, kuba umukobwa ari isugi cyangwa atari isugi bikaba ibintu bye bimureba ku mutima we, byabanga rye nyine, kuko ari nuko nguko Imana yamuremye, yaduhisha ibanga. Ntitureba mu mutima w'umuntu, byanze bikunze, yaba umugabo wawe cyangwa umugore wawe, yaba fiance wawe, yaba umuntu mukundana cyane, hari ibintu utamenya afite ku mutima kubera ko Imana yaduhisha ibanga. Hakaba n'ibindi ashobora kutakubwira atari uko adashaka kubikubwira, ariko kubera ko atigeze atekereza ko agomba kubikubwira, bikaguma ku mutima we nyine gutyo. Nuko nguko biba bimeze. Gifate rero nk'ikintu kiri ku mutima we, gifate nka kimwe mu bintu bimugize imbere utabasha kubona, utabasha kubonesha ijisho, hanyuma umwakire nk'uko ari. Wibuke ko ibintu byubaka urugo birenze kuba umukobwa cyangwa se umukobwa wamushatse ari isugi cyangwa atari isugi. Reka ngushimire cyane, nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Mwibutse yuko iyi channel ibaho ubutumwa butandukanye ku rukundo, ku buzima bw'imyororokere, ku mibanire n'abandi. Komeza uyisure, ukomeze uyisharinge. Urakoze cyane, ni umusanzu ukomeye ubumpaye kandi nibyo ngushimira cyane. Urakoze.